Yesu ashimwe bene data, nongeye kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Dushimye Imana kuri uyu munsi iduhaye umwanya kugira ngo twongere tuvugane, kandi kuri iri jambo ry'uyu munsi dusoma mu Balewi ibice 4, ibice 5 ndetse n'ibice 6, ndetse no mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 14. Amagambo y'Imana twasomye mu Balewi yatubwiye ibigendanye n'ibitambo ubwoko bw'Abisirayeli bakundaga gutamba. Iyo usomye muri iki gice cya 4 usanga harimo ubwoko butandukanye bw'ibitambo batambiraga Imana bitewe n'impamvu runaka. Hari aho bageze ku murongo wa gatatu ngo umutambyi mu gihe yakoze icyaha, igitambo yatambaga iteraniro ku murongo wa 13, akavuga ngo kandi niba ari iteraniro ry'Abisirayeli ryose rikoze icyaha ritakitumye rigahishwa amaso yaryo, nabyo hari ibitambo bagombaga gutamba. Umurongo wa 22 ukatubwira umutware nakora icyaha akagikora atakitumye, nawe hari ikiru yacibwaga, ndetse n'undi muntu wari we wese yaba ukomeye cyangwa bworoheje. Ni nabyo bakomeza bavuga mu gice cya 5, ibindi bitambo batambaga cyabatambira ibyaha. Ibi bitambo byose byatambwaga, byaba iby'abatware, byaba iby'iteraniro ry'Abisirayeli, abakomeye n'aboroheje, babikoraga kugira ngo babarirwe ibyaha. Akenshi byatambwaga bitewe n'amakosa baga bakoze kugira ngo basabe Imana imbabazi. Uko byabaga bimeze kose, uyu munsi wa none dushima Imana kuko Yesu yaje akaba igitambo kimwe kizima cyatambwe kugira ngo tubashe kubabarirwa ibyaha byacu. Kuko hano muri iki gihe abatambyi bacibwaga ikimasa, cyangwa se aba batwari iyo bacumuraga bacibwaga ikimasa. Iteraniro ry'abantu nabo bakagira ibindi bacibwa, noneho bakageza ku wa wundi utarushoboye kubona intama, ikimasa cyangwa ikindi gitambo, aboroheje baravuga ngo bagende bashake inuma z'intungo bakazirukaho kugira ngo bajye gutamba ibitambo bababarirwe ibyaha. Rero uyu munsi dushima Yesu ko yaje akaba igitambo kimwe cy'abizera. Ijambo ry'Imana rero riduhamagarira kwizera Kristo kugira ngo natwe tubashe kubabarirwa ibyaha byacu. Imana ishimwe cyane. Ijambo nyamukuru mu gice cya 6 hatubwira uburyo ibibwiriza abatambyi iby'igitambo cyonswa, uburyo bagomba kugikoramo, bagombaga kwitwara, uburyo igicaniro cyagombaga guhora cyaka igihe cyose. Iki cyari igicaniro gitambwaho ibitambo, cyari igitambo cyonswa, kugira ngo umuntu uwo ari we wese igihe icyo ari cyo cyose aze abashe gutambirwa igitambo, gitambirwa n'abatambyi nk'uko itegeko ryari riri. Ariko umurongo wa 5 igice cya 6 mu Balewi nyine haravuga ngo umuriro ku gicaniro uhore waka ntugasinzire, umutambyi ajye awushyiramo inkwi uko bukeye, awushyiremo igitambo cyo konswa igice cyose, mu bwoserezo bwacyo awoserezemo urugimbu rw'ibitambo by'uko bari amahoro. Umuriro wake ku gicaniro urudaca ntugasinzire. Imana ishimwe cyane. Uyu muriro bavugaga ugomba guhora yaka ku gicaniro, n'ibyarebanaga n'igitambo cyonswa. Ni igitambo batambaga bashimira Imana ko ari amahoro. Cyagomba guhora cyaka igihe icyo ari cyo cyose, haba hari ibibazo byaba bidahari, umuriro wagomba guhora waka. Igitambo kijyana no gushimira Imana ko abantu ari amahoro, bivuga ngo natwe mu mitima yacu hagomba umuriro w'umwuka wera
ugomba guhora urimo dushimira Imana, twambaza izina ry'Imana, dusenga Imana, tuyishima, tuyikorera, tunezerewe mu mitima yacu, tuyishimira ibyatubayeho, ibyo turimo n'ibizabaho mu gihe kiri imbere. Imana ishimwe cyane. Mu yandi magambo bivuga ngo abahamagariwe gukorera Imana ntabwo tugomba gucika intege, ntabwo tugomba gusubira inyuma, ahubwo tugomba guhora dusaba imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo zidushoboze. Imana ishimwe cyane. Ni nabyo twasomye mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, aho Pawulo na Barinabasi bakoraga umurimo w'Imana bagahura n'ibibazo ariko ntibacike intege. Rero ijambo ry'Imana riduhamagarira gukomera, kandi nubwo twahura n'ibiduca intege tugakomeza gukomerera ku Mana yacu. Nibyo mbifuriza mwese mu izina rya Yesu, kandi umuriro ku gicaniro uhore waka, ntukagire ubwuzima iteka ryose. Amen.